Aha, nanone ndongeye ndabasuhuje bakunzi ba Yahweh iteke. Nkomeza kubashimira cyane ubufatanye ndetse n'uburyo mudahwema kudukurikirana. Nkomeze mbibutse gukora subscribe, share na like kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro byacu dutanga cyangwa tunyuza hano, bibafasha gusobanukirwa no kumenya uburyo n'inzira mwacamo musaba ibyangombwa mukeneye. Hanyuma mu kiganiro cyashize twari twarebeye hamwe uko wasaba serivisi z'amavuko step by step cyangwa se intambwe ku yindi. Twari twarebye buri kintu cyose. Ndizera kandi ko umuntu wese wabashije kubona iyo video ashobora kwishakira cyangwa se kwidekararira icyangombwa cyangwa serivisi zose zigendanye n'iz'amavuko. Hanyuma twari twabasezeranije ko tuzakomereza kuzishyingirwa, ariko reka tubanze ku cyemezo cy'uko umuntu ari ingaragu mbere y'uko tugera ku cyishyingirwa. Murakoze cyane. Hano imbere yacu kuri iyi page turahabona serivisi. Impamvu duhari ubu ngubu nuko twamaze kwinjiramo muri konte yacu cyangwa se kuyifungura. Twabibonye mu bice bibanza, igice cya mbere, cya kabiri ndetse n'icya gatatu, harimo uko wafungura konte nuko wakwinjiramo kugira ngo ugere ahangaha turi kureba. Hanyuma kugira ngo usabe icyemezo cy'uko uri ingaragu, uza hano nyine aho ushobora kubona cyangwa se gusabira icyo cyemezo, urahakanda. Hanyuma kandi iyo hakanze urabona ko habanditseho ngo igihe dosiye imara ni umunsi umwe, itanzwe na Minaloc. Hanyuma ujya kugusaba. Impamvu hano hatariho ngo ndisabira cyangwa umwana, nuko nta mwana ushobora akenshi kubazwa iki cyangombwa. Akenshi kibazwa umuntu mukuru ufite indangamuntu. Turaza kugusaba. Hanyuma nitumara kuza kugusaba hano, urabona ko bahita batwerekana none ibiro turi buze gusabiraho iki cyangombwa. Dushobora guhitamo, kunze gukoresha Nyarugenge cyane, ariko wanahitamo n'akandi karere runaka. Ushobora guhitamo Kicukiro, wenda ugahitamo n'umurenge wa Niboyi. Hanyuma ku mpamvu usaba cyangombwa dushobora gushyiraho serivisi za leta, kubera ko akenshi bagikenera hari ibyo leta iri kubabaza cyangwa iri kubasaba. Hanyuma ujya kubikurikira. Iyo ugiye kubikurikira haza inshamake y'umwirondoro. Hanyuma iyo usanze harimo ikosa, uba usabwe kubihindura mbere y'uko usaba icyemezo. Ushobora gusanga amazina yanditse nabi, ujya muri NIDA bakabikosora. Ushobora gusanga kandi ku irangamimerere yawe hariho ko washatse cyangwa ikindi kintu, nabyo bigasaba ko werekeza ku biro by'umurenge uherereyemo bakabikosora. Hanyuma kandi ahangaha utikinga hano kugira ngo ubone uko ushyiramo nimero ya telefone uri buze kwakiraho ubutumwa. Ushobora no kwemeza kubwakira kuri email yawe ukayandika hano. Iyo umaze gushyiraho ibyo byose, wemeza ko amakuru utanze ari ukuri, hanyuma ukemeza. Iyo wemeje hano tayari uhita ubona message, wakira message kuri telefone yawe ikubwira ko wamaze kudekarara neza, hanyuma ikagusaba kwishyura. Ndakwibutsa ko icyemezo gihabwa agaciro igihe wamaze kucyishyura. Iyo ucyishyuye nibwo abagomba kugutegurira iki cyemezo cyangwa abagomba kucyemeza ngo bashe kukibona. Iyo bamaze kubona ubwishyu nibwo batangira gukora
ku busabe bwawe. Igihe cyose utarishyura ntabwo bashobora kubona ko wasabye iyi serivisi. Ndizera byumvikana kandi ndizera rwose nta mayoberane cyangwa se ibigoye bibirimo. Ni kimwe nuko duhita dusimbuka tukajya kuri mariage nk'uko nari nabibasezeranije. Ndagira ngo mbereke uko ushaka gusaba icyemezo cy'uko washyingiwe. Ni hano uza, hanyuma mbere yuko dutangira haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Haba harimo inyandiko y'ishyingirwa, haba harimo no kuba wakwindikisha ngo ushingirwe, kandi hakabamo n'icyemezo cyo kuba warashyingiwe. Hanyuma hano murakoze cyane. Murabona ko bampaye message ngo ntushobora gusaba iyi serivisi niba utarashyingirwa byemewe n'amategeko. Banza ukosore irangamimerere yawe. Ahari ubu mugiye kumva ibyo nahoze mbabwira mu kanya. Ahangaha biragaragara ko system inyerekana nk'ingaragu. Igihe cyose rero iyo nshaka icyemezo cyo kuba narashyingiwe ariko system ikanyerekana nk'ingaragu, mba ngomba kwihutira kubikosoza, cyane cyane ku murenge nasezeraniyeho. Ubu ngubu nkwiriye kujya kureba etat civile nkamubwira akampindurira irangamimerere. Aya ni amakosa akunda kubaho kubera system nibwo bikiyubaka, ariko kandi nta gitangaje. Ikiba gisabwa gusa nuko ugomba kwerekeza ku murenge aho wasezeraniye, hanyuma bakagukosorera irangamimerere yawe, hanyuma ukabasha gusaba iki cyangombwa. Ubu ngubu banyeretse ko ntashobora kugisaba nubwo naba narashyingiwe, ariko kuba system yaribeshye ikarekaho umwirondoro w'uko ndi igaragu ntibyatuma mbasha kugisaba. Ubu icyo nsabwa hano ni ukubanza nkajya ku murenge, hanyuma bakampindurira, bamara kumpindurira nkabona nkagaruka muri ubu buryo kandi nkasaba iyi serivisi yo kuba narashyingiwe. Murakoze cyane, na kandi ndibwira mukomeza kurushaho gukunda no kunezerwa cyane ku bw'ibi biganiro ngenda mbagezaho. Ndibwira ko rwose nta muntu ushobora cyangwa se uzajya yongera kuvuga ko atazi uko ibintu bikorwa, kandi turi mu gihe cy'iterambere gisaba ko ibintu byose bikorera mu rugo, mu kazi cyangwa ahandi, ariko bitakugombeye umwanya wawe, bitakugombeye igiciro kinini, bitakugombeye gutinda ushakisha, mbese wumva ibintu utabishoboye, kandi ugendana computer ifite internet, ugendana telefone mu ntoki ifite internet, ari ibintu wahita urangiza ako kanya ukabisaba bikagenda neza. Mukomeze kugubwa neza rero, munonyerwa n'ibiganiro byiza ngenda mbagezaho. Mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na like na comment. Mushobora kunyandikira mukangira inama, mukanyungurira ibitekerezo se, cyangwa mukansaba ibyo nabakorera bizakurikiraho mu biganiro bizaza. Kandi nizeye ko tuzakomeza kugenda tunongerwa kandi turyoherwa n'ibi biganiro. Mugire amahoro.